Hello friend, welcome back, waha ikaze cyane, wakoze guhitamo kubana nanjye. Njye mugiye kubana ni Benita, ni karibu cyane kandi nagusaba gukanda subscribe, like, duhe n'igitekerezo muri comment kuri iyi nkuru niba wayikunze. Iki ni igice cya kabiri cy'inkuru ya Mupenzi na Rugero, aho tugiye gukomereza aho twagarukiye ubushize. Niba igice cya mbere waracyumvise, niba kandi utaracyumvise ushobora gusura channel yacu ugatangirana n'igice cya mbere kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Nagutindiye rero, reka twikomereza aho ubushize twagarukiye, kandi ndizera ntashidikanya yuko uri buze kwikunda. Ubwo Rugero n'umusore wabanaga n'ubumuga bwo kutabona yari yicaye handi ku isoko, ku iseta ye n'ubundi asanzwe acururizaho. Agace k'ubushize twagashoje aho hari umuntu wari umukoze ku bitugu w'umukobwa amubaza niba yaba yamumenye. Ubwo Rugero wari ukiri gushidikanya yahakanye rwose, ubona byamutunguye, avuga ko atabashije kumenya uwo muntu. Niko guhita abaza ka karumuna ke gato bagendana ka Mugisha, ati Mugisha, none si n'umuntu waba wowe wamumenye ninde? Ka Mugisha katangiye guseka gasa nk'aho kagiye kumena ibanga, ariko wa mukobwa ahita agacecekesha ati ceceka utabivuga. Ubwo uwo mukobwa yahise aca bugufi, yicaye iruhande rwa Rugero amwegereye ati birashoboka ko wanyibagirwa, siko bintunguye. Ubwo Rugero yabaye nk'umuntu usa nk'aho yari amumenye, ahita avuga ati none se ni Mutesi? Bishoboka bite ko yaba ari Mutesi? Wa mukobwa ahita amusubiza ati yego, ni Mutesi rwose, ubu se koko utabeshye wari wanyubiwe? Rugero akimara kumenya yuko ari we, ku maso rwose wese ubona ko ahindutse, asa nk'utishimye cyangwa nk'utishimiye kumva uwo mukobwa ko ari aho. Yaracecetse. Ubwo uwo mukobwa arakomeza ati uribuka igihe cyose twamaze tuziranye, twarakuranye, ndetse igihe kinini nabaga ndi kumwe nawe, siko bintunguye kumva ko wari wanyobewe kweri? Ubwo Rugero yahise amuca mu ijambo ati Mutesi, none se urakora iki hano wahamenya ute? Rwose nsobanurira uburyo wabashije kumenya aho mperereye. Ubwo wa mukobwa Mutesi yatangiye kwisuganya amubwira ati well, nyine urumva nashakishije uko nari nshoboye paka nkubonye, kandi rega nari ngukumbuye cyane hashize igihe kinini. Rugero, ni ukuri warakabije kujya kure cyane, uzi imbaraga byantwaye kugira ngo mbashe kumenya ahantu mwimukiye. Ese ubundi ubwo utabeshye kuko wowe ntiwari umpunguye? Ubwo wa musore Rugero yashinze iryinyo kuri ndi ubona ko atishimye, ahita amubwira ubona ko asa nk'urakaye ati umva Mutesi, mbwira, njyewe nkeneye ukuri, mbabarira rwose umvaneho uburyarya, utambeshyura kuri iki hano. Ikindi kandi wamenye gute aho mperereye? Nibyo nshaka ko unsubiza udaciye kandi ku ruhande, nyagasani. Ubwo wa mukobwa Mutesi yabonye ko ibintu ari buze koroha, ko gucisha make no kugerageza kugabanya amabura hagati. Ijoro ryashize naraye mpuye na sogokuru wawe, niyo wamuhaye amakuru yose y'ahantu mwimukiye, nuko nanjye mpita ngira igitekerezo cyo kuza kukureba, kandi rwose umbabarire, ntabwo nari nzi ko bibuze kukurakaza. Ubwo wa musore Rugero yahise ahigima. Ubwo Rugero yahise ahigima ati ngo ntabwo wari uzi ko biri bumbabaze? Ubwo se utabeshye kuko wumvaga ndibuze kwishima, wumvaga hari ndibuze kwishima nk'ukuntu nishimaga cya gihe uje kumfata mu rugo tugiye ku ishuri, nkishimiraga ukuntu wagendaga undandase tukagera ku ishuri twanakererewe, ariko tukagerayo wumvaga ari nkako nibwishime? Wumvaga nibwishime se nk'ukuntu abandi bana bajyaga banserereza maze ukaza kundwanirira? Cyangwa wumvaga ndibwishime nka wa munsi nagwaga mu cyobo maze ukarara mu rugo iruhande rwanjye uri kurira ijoro ryose? Mutesi, utabeshye kuko wumvaga ndibwishime? Yo, byasaga nkaho
Mutesi n'uyu musore Rugero bari bafitanye amateka maremare, ariko mu by'ukuri sinzi icyitambitsemo. Gusa wowe komeza ukurikire, ndizera ko uri buze gusobanukirwa. Ubwo wa mukobwa Mutesi mu isoni nyinshi ubona afite ibimwaro, ati Rugero mbabarire. Aho umusore akomeza amubwira ati Mutesi warantunguye kuri urya munsi narangizaga tronkomi, nzi ko tugiye gukomezanya na kaminuza, ariko nkumva nakubwira ijambo ryari rindemereye ku mutima, akubwira yuko nari naragukunze, ariko warangiza ukanseka ukanteza ikigo cyose, umbwira amagambo maba nkomeretsa nkaho wagira ngo siwe nari narigeze kumenya, umbwira ngo ndi umunyabwibone, ngo ni gute natinyuka kuvugisha umukobwa mwiza nkawe, ngo ndi impumyi, ukamubwira ko mukunda, umbwira ngo iwacu turi abatindi, ngo uretse ko wungirira impuhwe gusa ukangeza ku ishuri, ngo ubone ntiwakabaye unandeba. Mutesi wambwiye ibintu byinshi ku buryo ntabasha no kubisubiramo n'ubu. Umutima wanjye warawushenjaguye ku buryo ntazi niba nzigira nongera no gukunda. None uri kumbwira ngo nari bwishimire kukumva? Ubwo Mutesi niko yagomeza agasubiramo ati mbabarire Rugero mbabarire ni ukuri. Aho umusore w'agahinda kari kenshi, ubona ko n'amarira yatangiye gushoka ku matama. Yarababaye cyane ku buryo bugaragara, ndetse uyu mukobwa byasaga nkaho yamuteye igikomere gikomeye cyane. Ubwo arakomeza ati byarangoye cyane kugira ngo mbashe gusibanganya uriya munsi mu mutwe wanjye, kuko namaze igihe kinini buri uko nicaraga natekerezaga ry'amagambo gusa wambwiye mabi, n'uburyo ikigo cyose cyari kiri ku nkwena, ndetse nabaye iciro ry'imigani kuri bose, banseka bamwe bantera ibicupa. Nakura byibuka nawe wari uhari. Kuba uri hano ntabwo byanshimisha habe na gato, ahubwo icyo unkoreye ni ukunjomba imisumari mu bisibo, uri kuntoneka ko nari maze gusa n'uwakwibagiwe. Mutesi ndagusabye niba ari ibishoboka rwose mbabarira ugende kandi ujye kure yanjye. Twimukiye inaha byose byari ukugira ngo mama arebe yuko natuza, kubera ko nari narabaye nk'umusazi, sinari nkimuha agahenge, nari nsigaye nirirwa mutesha umutwe kuko namuteshaga umutwe na mbere, nari nsigaye mubera umutwaro ku buryo ubwanjye nanjye nabyiyumvagamo. Yirirwaga nyicaye iruhande kugira ngo arebe yuko ari bube yizeye umutekano wanjye, kuko yakekaga ko ashobora no kugenda agasanga niyahuye. Kiriya gihe ibintu wakoze byatumye nitakariza icyizere ku buryo butigeze bubaho. Rero ndagusabye niba unyifuriza amahoro rwose genda umveho, mvira mu buzima nk'uko naguhunze wingendaho. Mwana we, ubwo umukobwa Mutesi wabonaga ko yakozwe n'ibimwaro n'amagambo rwose yashize, yumva yabuze ikintu yavuga. We niko guhaguruka maze asezera Rugero ati mbabarire, agenda avuga gutyo maze yikomereza ibye. Ubwo ka karumuna ke Mugisha byose karabyumvaga n'ubundi kari aho, ubwo kamwegamiye ku bitugu kamubwira ati rekeraho kurira, abantu barimo kutureba. Rugero yahise yihanagura atangira kwishakamo akamwenyu kugira ngo arebe yuko yagarura akanyamuneza muri we. Ku rundi ruhande Mupenzi wari waraye kwa Diana yari ari gusohora imodoka mu gipangu, mu matwi ye harimo ekuteri, ari kugenda avugira kuri telefone ati ntugire ikibazo, wowe nshakira umuntu uba unkorera amasuku, nanjye njye kujya mu rugo, ngiye kwimura ibintu mu kanya gato ndaba mpageze. Ubwo arakomeza ati kandi rwose umbabarire ube ntegereje, ntugende ntarahagera. Ubwo wo kuri telefone nawe ariko amusubiza ati yego nta kibazo ndaba ngutegereje. Ubwo Mupenzi yaragiye, mu gihe kitarambiranye yarageze iwabo, igipangu cy'iwabo, yavugije amahoni, sekiriti ubwo niko yahise akingura, undi nawe arakomeza arinjira. Ubwo akimara guparika imodoka yahise asanganirwa na mama we yari uhagaze ku muryango avuga ati mba bivuga, erega nta handi hantu washobora mwana wanjye hatari iwanyu, kandi ugize neza kuza, undi se bwo kuko utabeshya ubu wari ugiye he? Nsize ngewe na so mu nzu ingana gutya twenyine,
ukavuga ngo ugiye kwiba. Ubwo yakubise agatwenge agira ati cyangwa rero tujye gufata breakfast dore byari bigeze no ku meza. Naho ibyo bintu byo kugenda rwose mana cya gitekerezo kibi cyane. Ubwo mupenzi niko yari ari gusohoka mu modoka akubitaho urugi avuga ati mama wikwibeshya njyewe ntabwo ntashye ahubwo nje gufata bimwe mu bintu byanjye biri ahangaha rwose nimuke. Gahunda ngenda yikomeje ntabwo nayo ndi gukina. Iby'uko byaba ari igitekerezo cyiza cyangwa atari cyiza ntabwo byitayeho. Njyewe umwanzuro narawufashe rwose singishaka kuzajya nkomeza gutungana nawe ijoro n'amanywa. Ubwo mama we yumiwe ati ngaho da. Ubwo rero uje gupakira ntabwo utashye. Ariko mwana wanjye wafashwe n'ibiki? Ubwo koko ikintu mba nkubwira kitari ukukugira inama nzima n'igiki cyatuma wimuka ahangaha mwana wanjye. Ubwo umupenzi ahita amuvugiramo ati mva mama kandi nanone dore urongeye. None si ibindi dupfa ni ibiki? Niba mvuze ngo nshaka kugenda wanditse nkagenda mama ukabireka. Rwose sinshaka ko bino bintu tuzajya tubigarukaho buri gihe buri munsi duhora dupfa ibintu bimwe ndagusabye. Ahubwo se papa ari he? Nkeneye yuko anyongerera amafaranga yo gushyira intebe muri iriya nzu yanjye. Njye ndabona yanjye yabanye makeya. Naho ubundi rwose njye ntabwo nshaka kugaruka ahangaha kandi narabikubwiye. Ninumva bindimo nzagaruka ariko ubu ngubu ndetse pe. Ubwo papa we nawe yahise ahinguka mu muryango ari gufunga neza karuvati byasaga nk'aho ari kwitegura ngo yigire mu kazi. Ubwo niko guhita ababwira ati ariko se mwebwe ni uguhora iteka mushondana nta gihe na kimwe mushobora kugira amahoro hagati yanyu. Ubwo yahise ahereza ikiganza mupenzi amuzamura ku ma esikariye ati mupenzi mwana wanjye umeze gute? Mwene nyoko ibyanyu maze kubirambirwa byo guhora mutongana buri gihe. Ubwo mupenzi ahobera se ati mama jya umumbwirira. Nako papa jya umumbwirira rwose mama ntabwo ashobotse. Ntabwo ashobora kumva ko ndi mukuru nkora ikintu nshaka. Ubwo mama wa mupenzi yahise ambavugiramo ati haha gaho tubireke da dore ko muba mwabigize birebire kandi mba mubagira inama. Ugahita areba umugabo we ati ahubwo sheri tugize amahirwe araje uhita umubwira. Mupenzi ahita abareba bombi ati ambwira iki se? Icyo ushaka kumbwira papa? Ubwo papa atangira kwikorozwa ati nyine mupenzi mwana wanjye. Ariko ataragira icyo asubiza bahise bumva amahoni avuga kudahagarara hanze ya geti. Ubwo uwavuzaga amahoni yarakomeje arayavuza arakanda ye yasaga nk'umuntu uri guhuruza. Ese wa mupenzi yahise areba azamu mu kazu ke kari hirya atumva sha kingurira uriya muntu kingura vuba rwose dore nta kwihangana agira. Ubwo umupenzi ahita yongera akareba se ati ninde uje se? Uwo muntu ninde uri kuvuza amahoni bingana gutyo? Ubwo papa ahita amubwira ati nibyo nari ngiye kukubwira mupenzi, nagira ngo umenye yuko Jules yaje mbese yagarutse mu Rwanda. Ubwo umupenzi ahita yiyamira ati what? None se ko iki mutari mwabimbwiye kare hose? Mama ubu kuko byari ngombwa ko anyituraho gutya nimwari kuba mwanteguje? Nta nubwo nari kuba naje hano. Ubwo umukobwa mupenzi yahise arakara yinjira mu nzu akubitaho icyugi n'umujinya mwinshi akomereza mu cyumba cye. Ubwo umugore n'umugabo basigaye barebana basa nk'ababwirana ati sinzi ko ibintu biri buze koroha. Ubwo ni nako ya modoka yari iri kwinjira yari irimo umusore mwiza cyane w'ibogari. Ugasohoka mu modoka ajugunyira ibikote yari afite sekirite mu mwiryo mwinshi n'amarinete ya fime n'isaha muri zimwe zihenze cyane zigura amamiliyoni, inkweto icanye reka sinakubwira mbese wabonaga ko ari smart pe. Ubwo azamuka ya ma esikariye ari ku muryango w'iwabo wa mupenzi asanganira ba babyeyi be bari bahagaze imbere y'umuryango. Ubwo ari nako atangira kumwenyura agira ati finally ngeze iwacu. Nyuma na nyuma rwose ngarutse mu gihugu cyambyaye. Wow! Ubwo ariko akunguta agashati asa n'uwihungura icyokere ari kubona ko afite umwiryo mwinshi. Yaramukanyije n'ababyeyi nabo baseka ubona ko bamwishimiye cyane maze bamuha karibu bakomeza mu nzu. Ubwo mupenzi aho yari ari mu cyumba cye yari ari muri garderobe ari kugerageza gushaka akenda keza yakambara kuko aho yari avuye kwa Diana yari yaje yambaye uko yishakiye. Ubwo yafashe agakanzu kamwe muri iyo myenda yari muri garderobe
ahagaze muri miruwari ari kujya akipimaho ngo arebe niba ariko yakambara. Ubwo wa musore Jire yahise yinjira akingura urugi gake gake, mu ijwi ritoya atangira kuvuga ati hello my beautiful mupenzi back. Ubwo umupenzi utari wamenye ko yahageze yahise ashigukira hejuru ubona ko yikanze cyane agira ati hey, gute watinyuka kuko kwinjira gutya naguhaye uburenganzira utanakomanze? Ubwo wa musore Jire yahise aseka atuza wana, byose bimeze neza bikigira nkaho hano hinjiye umuzimu. Ni byose byawe Jire, niwe wagarutse ntabwo ubibona? Ubwo umusore yavugaga ibyo byose ari n'akamusatira agerageza kumutoresha. Ubwo yaramukuriye ahita amuhobera mu bibaraga byinshi, ubwo ari nako yivugisha ati oh kabisa wabaye icyuki cyane kurushaho. Ubwo undi yahise amwegezayo n'ibibaraga amusunikira hirya atagera yose nyine gabanyaho izo njuga. Kuki ubundi utambwiye ko ugiye kuza? Ubwo umusore yahise yitanguranwa ati yari surprise, kandi urabizi ko ibyo ari utuntu twanjye ndabikunda kumutungura. Ahubwo ukivuga gutyo uranyibukije hari akantu nakuzaniye. Ubwo umusore yahise aterura akambaraje kamwe batwaramo amagifuti yari yitwaje maze agahereza mupenzi, namwenyura cyane ati ibi ni ibyawe. Ubwo umukobwa yahise agafungura ari nakamubwira ati ndabona warahindutse byahatari, ntabwo nari nzi ko ushobora kwibuka kunzanira akantu pe, n'ukuntu mbere wajyaga uzuzanye n'urutwe gusa. Hasi ababyeyi nabo bari bari gukurikirana batangira kuryana akara bavuga ati si ureba tangiye kugenda neza erega, bari abana barakuranye ntibyashoboka yuko akomeza kumurakarira. Ubwo umupenzi yari amaze gufungura ya mpano, yari akanekeresi keza cyane kariho ibuye rya diyama, mbese kasaga neza cyane kanamubereye. Ndabizi ushobora kuba uri kwibaza ati si uyu musore apfana iki na mupenzi? Uyu musore barakuranye ndetse famiye zabo ari inshuti cyane. Ibintu nk'ibi bikunze kubaho mu miryango y'abakire, ugasanga barashimanye bashaka no gushyingirana. N'aha rero niko byasaga nkaho ariko bimeze. Umuryango w'iwabo umupenzi ndetse no kwa Jire bifuzaga gushyingiranya bano bana babo babiri kugira ngo famiye yabo irusheho kwegerana, famiye zabo zirusheho kwegerana cyane. Gusa uyu musore Jire ni umunyamafuti menshi cyane, ni umusore w'iraha w'umunyabwibone ndetse udapfa guha agaciro ikiremwa muntu, yubaha gusa abo bari ku rwego rumwe, ikindi kandi ni umuhehesi. Ibi ngibi bikaba ari two tudefa akunze gupfa na mupenzi, bigatuma batabasha kumvikana ngo babe banakundana ngo bikunde, kuko bakunda gushwana inshuro nyinshi bitewe n'aya mafuti y'uyu musore Jire. Mupenzi aba atashoboye kwihanganira. Kuba Jire ari umunyarugomo ndetse asuzugura abantu baciriritse bitandukanye cyane na mupenzi, bituma akenshi babura ahantu bahurira maze iteka bagahora bashwana. Ubwo Jire hano mu cyumba yari kumvisha mupenzi ko agomba kwambara n'ubundi, hanyuma bakajyana mu kabari bakajya gusereburira ko ngo yagarutse mu Rwanda. Mupenzi amubwira ati oya Jire, mbabarire rwose ntabwo bishoboka, usanze nifitiye gahunda zanjye rwose, hari aho nari nigiriye, kandi ikindi niba ushaka gusinda ufite inshuti nyinshi isuri bubura abo mujya gusindana, njye rwose mvana muri ibyo ndagusabye. Ubwo Jire ariko amuryoshya amubwira ati oya, n'ubundi izo gahunda ugiyemo nta kibazo, ngiye turajya mu modoka n'ubundi tujyane, hanyuma nituva muri izo gahunda zawe dukomereze mu kabari. Si ubu ntabwo wishimiye ko nagarutse? Mupenzi ariko gukomeza gutsimbarara, wibuke ko yari yifitiye gahunda yahanye n'umuntu wari uri ku nzu ye, yagombaga kwimura ibikoresho. Ubwo yakomeze gutsembera Jire, bigeze aho umujinya uramwica wa musore asohoka mu cyumba cye ubona ko arakaye, asohoka muri ya nzu maze yinjira mu modoka aragenda. Ubwo mama wa mupenzi areberaga mu idirishya ukuntu Jire asohotse arakaye, yahise yihutira kujya mu cyumba cy'umukobwa we kujya kumubaza ibibaye, maze ubwo ati mupenzi tambwira ko ubwo nanone ngiye gushwana. Mupenzi ati mama, ubundi se njye nawe twigeze twiyunga?
umuntu araje nta no kunsaba imbabazi y'ibifuti yagiye amaze kunkorera, none ari kumbwira ngo njyewe nawe tujyane mu kabari nkaho nta n'icyabaye. Njye rwose iriya myitwarire ya Jire ndayanga. Mama wa mupenzi ahita yicara ku buriri amubwira ati jya ugerageza kumwumva, erega buriya ni umusore kandi uzaba ugenda umuhindura gake gake, ariko rwose jya umwihanganira. Ubwo umupenzi ahita asubiza mama we mu burakari ati mama, iteka ukunda gushyigikira ibintu by'amafuti, urumva muri kino gitondo bikwiriye ko njye nashorerana na Jire tukajyana mu kabari, ngo tugiye kwishimira ko yagarutse mu Rwanda. Yego kuba yagarutse ni byiza, ariko si byo ni ibintu byo kugenda kwicara tukanywera nk'aho wagira ngo yujuje etaje cyangwa yaguze ikibanza. Uriya musore rwose njye mba mbona mu mutwe wadashyitse mama, sinzi impamvu mwe mutabibona. Jire rwose njye nawe ntabwo twabana. Ngo mama we yabonye bagiye gukomeza kurakaranya ahita ahaguruka amuhobera ati oke sori basi, sori reka tubyihorere, hari si ngombwa ko mbyivangamo. Ahubwo se sheri, ntabwo ushaka gufata kuri za mbuto ko nari maze kuzigutegurira, byibuze none ugenda uriye sibyo? Umupenzi yahise amwenyura amubwira ati sawa mama, ntugire ikibazo, reka nze nindangiza ndaza kuzifata. Mama mupenzi yahise asohoka mu cyumba, maze mupenzi nawe asigara aho yitse imitima ati ubwo amasaha yari icumye bigera ku mugoroba. Rugero nawe umuvandimwe we Mugisha bari bageze iwabo bavuye kuri ya sete yo ku isoko. Gusa Rugero yari yabihiwe rwose ku buryo bugaragara, bitandukanye n'indi minsi ukuntu yatahaga ari kuririmba ku buryo yageraga no ku irembo abo mu nzu bumvise ko yageze hafi aho. N'umunsi ubwo rwose yari yaje ubona ko akonje, asa rwose nk'uwanyagiwe, atishimye ndetse kandi nta mugayo. Nyahara ari uko yari yahuye na wa mukobwa Mutesi umushenguriye umutima. Ubwo aginguka ku muryango yahise akubitana na mama we, nawe wari uri gusohoka yanura ibintu cyane ko bwari butangiye kwira. Ubwo niko kumwakira ngo amwinjize mu nzu, ariko akimufata ku bitugu ngo amwinjize yahise bibona ku maso ye ko atamerewe neza. Ubwo yamwicaje mu ntebe zari aho muri salo, maze ahita abwira ka karumuna kiwe ati genda ukarabe, amazi yawe yashyushye maze uze urye bitarahora. Ngo Kamugisha kahise gasubiza ati yego mama, ari nako kagenda. Mama Rugero ko guhindukirira umusore we ati mwana wanjye bite, ni iki cyakubayeho? Ngo nayemerutse kukubona umerewe gutya. Rugero none se haba hari uwongeye kukubwira amagambo mabi akubwira ko ntacyo umaze cyangwa n'ibindi nka bimwe bajyaga bakubwira mwana wanjye? Ubwo Rugero yajunguje umutwe abwira mama we ati oya mama, ntawe, abantu bo kuri iriya soko turamenyeranye, n'abana beza rwose nta muntu ujya umbwira nabi. Ngo mama we ati none se ni ikihe kibazo? Bite ko mbona umeze ukuntu ku maso, urababaye, byagenze bite? Ubwo Rugero ati mama ni Muhoza. Mama we atunguwe ati Muhoza? Muhoza twasize muri kiriya cyaro se? Mwahuriye he? Rugero nsobanurira. Muhoza twarimutse turuzi nta tumuhunze. Nose kandi wongeye kubitekerezaho byabaye? Ubwo Rugero yahise atangira kumubarira ukuntu byose byagenze, amubwira ati yansanze ku isoko mu buryo butunguranye rwose, nagiye kumva numva ngezeho anganiriza aseka erega nkaho nta cyabaye. Uyu munsi nta nubwo nabashije gucuruza rwose, yambihirije umunsi ku buryo butunguranye. Banza ari nayo mpamvu ntigeze mbona abakiriya rwose, uyu munsi niriwe meze nabi ndakaye. Mama rwose Muhoza yarambabaje. Ubwo ibi ngibi Rugero bivuze ari nako atangira kurira. Mama amwiyegamizaho amubwira ati pole mwana wanjye, ndabizi cyane urugamba narwanye kugira ngo mwibagirwe, none uwo muvuna muheto yagarutse. Uwo mukobwa kuko aragushakaho iki yaguhaye amahoro? Ngo mama wa Rugero yahise abirakariramo, ubona ko rwose bitamushimishije kubona umuhungu we yongeye kubabara, cyane ko aba adashaka ko yatuma yitakariza icyizere agendeye no ku bumuga asanzwe yifitiye. Ubwo Rugero wabonaga ko atimereye neza yahise abwira mama we ati ntugire ikibazo, namubwiye neza yuko namukeneye,
ese rwose namusabye kunjya kure, nizeye ntashidikanya ko atazagaruka. Ubwo muri ako kanya wa mukobwa mupenzi yatungukanye ku muryango wo kwa Rugero, asuhuza ati mwiriwe, ati nitwa Mupenzi, ndi umuturanyi wanyu mushya, twimukiye hano hirya kuri ino nzu yegeranye n'iyanyu, rero dufite ikirori cyo gutaha ino nzu, nari nje kubatumira nyagasani, kandi rwose biraza kudushimisha nimuhagera. Inshuti twabanye muri ino nkuru, igice cya kabiri ni hano tugisoreje, nizere ko yagushimishije. Nyaboneka kandi ntibibagirwe gukora subscribe, gusharinga ino nkuru, cyane ko iba irimo amasomo y'ubuzima tubamo bwa buri munsi. Niyo mpamvu byaba byiza uyisharinze n'abandi, ukaduha n'igitekerezo muri komenti ukurikije uko byumva. Wakoze cyane kubana nanjye. Ciao ciao, God bless you.